Yahweh mwami yanguye ubanza n'imbabazi. Reka uhumirize ku maso yawe hamwe n'umwuka wera gusobanura uburemere bw'aya magambo turi kuririmba. Nubishobore ubumbure umunwa wawe ufatanye n'abaririmbyi kuririmba ino ndirimbo. Amaraso aleka zala barahante Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jambo ry'Imana bango abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho kubera umurimo ukomeye Kristo yakoze ku musaraba. yarazutse mu bapfuye n'umwami. Come on. Indimi zose zigeza tura ko Yesu. Reka umuzamure ibiganza uyu mugoroba. N'umwami Yesu, yarazutse Fungura umutima wawe uyu mugoroba. indimi zose zigeza shabrada barakadoshe teleba yarazutse. Muzamurira ibiganza uwo mwami ubihamye ko yapfuye akazuka ku munsi wa gatatu, akazukana ubutware n'ubushobozi. Kubw'ibyo indimi zose zizatura, amavi yose He's Lord, He's Lord, He's risen from the dead, He's Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yarazutse mu bapfuye n'umwami. tekereza uyo Yesu urupfu ruza kumuherana. Hallelujah, hallelujah. Tukiri muri mwuka, tekereza iyo Yesu urupfu ruza kumuherana. Najya nkubwire impamvu duterana, impamvu twuzuye umunezero nuko urupfu rwamunaniwe. Impamvu tugira umunezero mu nzu y'Imana nuko umugisha wonyine twagize nuko Yesu yabashije kunesha urupfu. Impamvu twitwa abakristo suko Yesu yaje, nuko Yesu yazutse. Ubutsinzi bw'abana b'Imana buri mu kuzuka k'umwana w'Imana. Reka twongere tumuzamure ibiganza. Urakoze mwami.
hari benshi bapfuye batigeze bazuka. Memu na Lazaro Yesu yazuye yongeye arapfa, ariko umwami w'abantu uyu tuvuga yarapfuye. Icyaha nticyabashije kumufata, urupfu narwo ntirwabashije kumufata, na Satani ubwe ntiyabashije kumufata. Ahubwo ku munsi wa gatatu nk'uko yabivuze, imbaraga za Data ziramuzura mu bapfuye, azuka n'ubwiza butagereranywa. Uyu munsi niyo mpamvu tunezerwa nk'abana b'Imana. Uyu munsi niyo mpamvu tuvuga dushize amanga, nuko Yesu ataheze mu gituro, na bugingo n'ubu imva ye irarangaye. Imva bamushyinguyemo na bugingo n'ubu irarangaye. Izo nizo mbaraga z'umuzuko turirimba uyu mugoroba. Izo mbaraga nizo zaduhinduye kuba abana b'Imana. Izo mbaraga nizo zaduhinduye kuba abera muri Kristo Yesu. Izo mbaraga niyo mpamvu turaba umudendezo muri Kristo Yesu. Kubw'iyo mpamvu amavi yose azapfukama, indimi zose zature ko Yesu ari umwami. Twamuzamura ibiganza umwami. Munyemere tumukomera amashyi menshi y'umugoroba. None arivuze uwapfuye akazuka, tumuvugiriza impundu, tumukomera amashyi menshi uwo mwami. Indimi zose zigeza tura ko Yesu nami. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Abiteguye umugoroba tuvuge cyane ngo haleluya. Haleluya. No, sindabumva tuvuge cyane ngo haleluya. Ko dutangiye gutya turasoza gute Mana we? Turabakire mwese uyu mugoroba mu mwanya w'ijambo. Imana ibaho umugisha, mwakoze kwitabira muri benshi. Imana ibaho umugisha. Turashimira ababyeyi b'uru rugo. Imana ibaho umugisha, mwagize neza kutugira icyizere, tukabasha kugabura ndetse no gukontribua ku bwami bw'Imana. Turashimira n'urubyiruko mwese n'ubuyobozi bwanyu. Imana ibaho umugisha cyane, mwakoze kudutekerezaho no kuri n'iby'agaciro. Munyemere nirukanka uyu munsi ndumva ashaka kuvuga wa mugabo. Tuvuge ngo haleluya. Abiteguye tuvuge ngo haleluya. Twongere cyane tuvuge ngo haleluya. Icyiza cy'uyu mwami Yesu, twavuze amena nkababwira. Icyiza cy'uyu mwami Yesu, iyo umunyotewe uramubona. Yarivugiye ngo nukomanga uzagira gute? Uzakingurirwa. Nushakashaka uzabona. Donc ni garanti ko nutangira kumushaka uzamubona. Ni garanti ko umunsi wakomanze kuri we, iyo umukeneye, iyo umunyotewe, ntashobora kukwirengagiza. Tuvuge ngo haleluya. N'uyu mugoroba uraza kumubona mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ndabihera rero. Reka twirukanke muri Luka. Iyo umunyotewe uramubona uyu mwami. Kandi uyu mugoroba ndagusengera ngo uhure nawe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo ndagusengera uhure nawe mu izina rya Yesu. Apana kumwumva, no, guhura nawe. Icyo bigusaba nta kindi, ni ugufungura umutima wawe ukagira expectation. Expectation iki mu Kinyarwanda buriya? Like kumwitegura, kuba excited, gufungura umutima wawe. Uzi impamvu? Numushakana umutima wawe wose uraza kumubona uyu mugoroba. Narimvuze ngo urahura nawe uyu mugoroba, apana ejo bundi, apana next week, iri joro mu izina rya Yesu. Uzi impamvu? Igihe cyose umushakanye umwete, igihe cyose wumva umutima wamunyotewe, dore ikintu kiba, arakwiyereka. Muribuka inkuru yo muri Luka ibice 8, umugore wavaga imyaka 12. Bibiliya iravuga ngo, iyo nkuru bavuga muri Luka ibice 8 ku murongo wa 43 na 5 gutyo. Iyo nkuru yarantangaje ngo umugore amaze kumva, tuvuge ngo amen, yumva amakuru ko Yesu ari kugenderera umudugudu wabo, amenya amakuru ko Yesu ari guca aho ngaho muri karitsiye. Wibuke ko yari yarivuje, yaratanze ibyo byose ku baganga, nta gisubizo na kimwe yigeze abona. Ariko kubw'umugisha
nimba yarabikuriye kuri social media sinzi aho yabikuye, amenya amakuru ko Yesu ari muri ayo karitsiye. Mwibuke ko umuntu wese wavaga muri gihe cya kera cy'aba Israel bamuhaga akato, bamushyiraga muri isolation place, bamushyiraga ahantu ku buryo atemerewe kujya muri society. Umva icyabaye, umudamu amaze kumva amakuru ko Yesu ari icyakabiri, yari yaranamwumvisha amakuru ko yakijije umwana wa Yayiro, yari yaramwumvisha amakuru ko ibirema bigenda, impumyi zirahumuka, yari yaramwumvisha amakuru menshi. Ayo makuru yamwumvisha byatumye afungura umutima we, aribwira, biravuga ngo yibwira umutima ngo namukoraho gusa ngo arakira igitangaza cye. Tuvuge cyane ngo haleluya. Mumfashe kubwiriza tuvuge ngo haleluya. Uzi icyabaye, umudamu yemeye ku breakinga rules, yemeye kwica amategeko kugira ngo abashe kureba umwami w'abantu. Mani magambo, hari ibintu ugomba kwemera gukubita hasi kugira ngo wirukanke umusanganira, kuko iyo wirutse umusanganira ntashobora kukwirengagiza. Oya, ahubwo usanga amaboko agutegeka ko ati mwana wanjye ngwino nkuruhure. Tuvuge cyane ngo haleluya. Uyu mudamu araza agira challenge ikomeye. Abantu bari benshi, abantu babyigaga Yesu, aribyiga arangije kuko kwizera kwari kwamubwiye ko numukoraho urakira igitangaza cyawe. Nta kindi yakoze, ntabwo yamuhobereye, ntabwo yagiye amubwira ati pfukama se. Oya, yagiye amukoraho kukinyita. Uzi icyabaye, Yesu ahita yumva imbaraga. Mani magambo, umutima uteguye wuriya mugore wahuye n'imbaraga z'Imana, igitangaza kirakoreka. Tuvuge haleluya. Twongere cyane tuvuge ngo haleluya. Uzi icyabaye, Yesu arahindukira. Tuvuge ngo haleluya. Yesu arahindukira bati hari umuntu nkozeho, hari umuntu nkozeho. Cya Petero cyari kiri mu mubiri bitangaje. Hati wowe mwigisha uratinyuka kutubwira ngo hari ugukozeho, ubona masi y'abantu iri hano, abantu bari kukubyiga, abantu ni benshi kuri wowe, ni gute utinyuka uvuga ngo abantu ba Yesu aramuga ati Petero rekeraho. Uzi impamvu? Hari abantu bari kumbyiga ari benshi, ariko hari n'unkozeho. Mubanziga ndabizi ko ari benshi, ariko hari abantu batazanywe no kumbyiga, hari abantu bazanywe no guhura nanjye. Tuvuge cyane ngo haleluya. Dore igitangaje, igihe uza mu nzu y'Imana uzanywa n'ibintu bibiri. Ushobora kuza gufana, ushobora kuza ariko hari undi uza ufunguye umutima akati kama mbaye iri joro raza kunkoraho mu izina rya Yesu. Ubu burwayi ntago nza kubusubiranayo, aka gahinda ntago nza kugasubiranayo. Nimba umeze gutyo uyu mugoroba uraza gusohokana igitangaza cya mu izina. Kabona arifuze uraza gusohokana igitangaza cya mu izina rya Yesu. Fungura umutima wawe kuko Yesu ari hano. Torero ry'Imana, bajene babye muri hano, uyu mugoroba twagenderewe. Iyi ni iminsi ine, ni imiki cyumweru Yesu yashyize kugira ngo abashe kugenderera ubwoko bwe. Hahirwa uza kumenya ko turi mu bihe byo kugendererwa. Ntabwo Imana ishobora guteranya abantu bangana gutya nta kintu yateguye, ntibibaho. Ariko hari abantu tuzamurire Yesu tuvuge ngo haleluya. Umugore yahuye na Yesu ntiyigeze ubuzima bwe, yaje arushye, asubira yaririmba hosana. Ushobora ko waje uyu mugoroba amadeni akuremereye, indwara ikuremereye, ariko nagira nkubwire uyu mugoroba hari inkuru nziza. Ntago waje guhura na Jackson hano, ntago waje guhura na korari nziza iririmba neza. Hari umwami w'abami turi kuvugira aha hantu, kandi yiteguye kugukoraho, kandi yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Nta muntu n'umwe wahuye na Yesu ngo asubireyo ubuzima bwe budahindutse. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura no Mesiya sibisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi nari muzi narahimutse ubundi mushya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Haleluya. Uyu ni wa Musamariyakazi, uzi icyamubayeho. Yaje yibwira ko ahuye n'umugabo usanzwe, n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Tuvuge ngo haleluya. Uwo mugore ubuzima bwe bwarahindutse, uwo mugore amateka yarahindutse. Uwari indaya ahinduka umuvugabutumwa, azana imigi irenga 10 kuri Kristo. Agenda abwira abantu muze murebe nahuye na Mesiya. Mu bantu bahamagaye, mu bantu basobanuye Kristo, mu bantu basobanuye umuhamagaro wa Kristo, n'iriya ndaya yari irimo. Uwari indaya kuko yahuye na Kristo ahindutse umuvugizi wa Yesu Kristo. Uwari indaya uwo sosiyete yari yaraciye. Ibanga riri mu guhura na Yesu. Niyo waba ufite intege nke,
niyo waba uvuka mu muryango udashobotse, ibanga ni rimwe, ni uguhura n'uwo mwami w'abantu. Uyu mugoroba ari hano ku bwawe. Narivuze ngo uyu mugoroba ari hano ku bwawe. Nubikenera urahura nawe mu izina rya Yesu. Ako twavuze ngo amen. Amen. Ibanga nta rindi, ni gute warindaya uwo sosiyete yaciye amazi, guhura n'umugabo umwe ahinduka famous kubera guhura. Reka mbabwize ukuri, umunsi twahuye n'uwo mugabo ubuzima bwacu burahinduka. Benshi muri twebwe twakuze tumwumva ariko ntituramwihurira nawe. Nicyo bita personal encounter, guhura na Yesu wowe personal, ukavuga ngo narahuye nawe. Nicyo cyabaye kuri Paul. Paul yitwaga Sauli, nta kindi cyagombaga kumuhindura atari guhura n'uwo mwami w'abantu. Yari afite ishyaka, kandi igitangaje biravuga ngo yari azi ko ari gukorera Imana, ariko yakoreraga Imana batarahura, kuko umunsi bahuye twahise tubona Imana yakoreraga. Benshi muri twebwe, reka mbabwize ukuri, sinzi impamvu ntangiye guciye umugoroba, ariko ndagira ngo utere inzara n'inyota. Genda uhure na Yesu, uvuga uwo mwahuye, we experience. Apana ibintu byo kumva amakuru, apana w'ababyeyi bacu batubwiye, apana inshuti zo zatubwiye, apana abavuga butumwa beza batubwiye. Oya, ahubwo Yesu mwagize ukuntu muhura. Sauli ahura na Yesu i Damasiko mu gakorosi, karagakorosi. Urakareba karagakorosi, karagakorosi kameze ukuntu bahita bakubitana. Undi aramubwira, undenganyiriza iki Sauli we? Undi aramubwira ati ndakurenganya cyangwa ndagukorera? Ati no, urandenganya. Urinde mwami ngo nkurame. Kuva uwo mugoroba, kuva uwo munsi bahuye, reba impact umugabo yagize. Reba impact. Abanyamahanga nitwe kumenya ubutumwa bwiza iyo tutabona Paul. Guhura n'uwo mugabo. Hari undi mugabo unangaza, ningira mu ijuru zamushaka tuganire, witwa Zakayo. Tipe yari mugufi, ameze nabi cyane, ariko aruhijwe n'ibyaha. Uzi icyamubayeho? Yagize inzara n'inyota yo kuvuga ngo nabona uyu muntu. Agira ibibazo kubera ko yari mugufi, akajya murabyumva, kwisimbukuruza, namureba. Inzara ye ntabwo ari kuvugana na Yesu, inzara ye yari ukureba. Kubw'iyo nzara, hari umuntu uri yanavuga ngo haleluya. Kubw'iyo nzara uzi icyabayeho? Yarirukanse yurira igiti. Yurira igiti, ati uyu mwami ndifuza kumureba amaso yanjye amurebe, kumureba gusa. Uzi icyabaye? Kubera inzara yari afite, kubera inyota byo kureba Yesu yari afite, akizamuka igiti, ntabwo Zakayo yasife Yesu ngo ndeba. Yesu ubwe mu mbaraga ziwe, mu bumana bwiwe, yarahageze arararama, arango Zakayo we, nabonye inyota yawe, nabonye inzara yawe, manuka uyu munsi ndarara iwawe. Inzara ufite yo guhura na Yesu niyo imuha ikazi iwawe. Nsubiremo, inzara ufite yo guhura n'uwo mwana niyo imuha ikazi iwawe. Benshi turamukorera, benshi turamuvuga, ariko tugushiza ntwete tubwire ni ryari mwahuye. Ikibazo ndagira ngo imugora nkucaginge, genda ushaka Imana. Niyo mpamvu abakristo benshi baseta ibirenge mu nzu y'Imana. No runaka nawe yaririmba akarana. Uzi impamvu? Ntabwo uri kubikora bikuvuye. Paul kubera ishyaka yari afite n'umugabo bahuye, byageze igihe baramuhanura bati nyiri uyu muskandara agiye gusubira Yerusalemu ngo bazamukubita, bazamufunga. Undi naraba ati nta kibazo mfite cyo kubitwa no gupfa, nditeguye gupfa. Mani bagabo bari ready guhara amagara yabo kugira bavuga ubutumwa. Niki kintu cyakugeza kuri iyo point atari uko wahuye na Yesu? Niye conviction yindi yaza ku buzima bwawe atari guhura na Yesu? Niyo mpamvu mu bihe nk'ibi abakristo benshi baraguye. Uzi impamvu? Ubuzima bwabo bw'umwuka bwari bwubatse ku bapasiteri, ubuzima bwabo bwari bwubatse ku matorero. Umunsi yagiye hasi, na ubuzima bwabo bujya hasi. My people, ntago twubakira ku macaci. Church ya mbere ni njyewe, ni wowe. Mbere yuko pasiteri aza, pasiteri sinjye wagucunguye, ni Yesu. Ntago bikuye agaciro kabo n'umurimo bakora. Ugendeye kuri Yeremiya 3:15, I will give you pastors, nzabaha abashumba bamane mutima bazabigisha. Iyo niyo role y'abashumba. Ariko sinkuye hi, ariko mbere yuko bazaho hari wowe na Yesu. Benshi ubuzima bwacu bw'umwuka twububakiye ku bantu. Niyo mpamvu y'abantu baguye natwe turagwa.
umukozi w'Imana aragwa n'abandi bakagwa. Ngo nose ngo pastor nimba akora biriya nukuvuga ngo ubuzima bwawe bwubakiye kuri pastor. Pastor ganawe n'umuntu ntago ari ferabeto. Uziko mwatugiza abera niyo mpamvu tubakomeretse imitima yanyu yababaye. Kubera iki expecting ko turi Imana, turi abantu. Ntago mvuye mu ijuru, mvuye Kabeza Samudo. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. That's why amaso ya ugomba kuyakura ku kintu cyari cyo cyose ukayashyira kuri Kristo wenyine, ngo niwe banze ryo kwizera. Na undi dufokasinze ni Kristo wenyine. Niwe rutare rutanyeganyezwa, niwe rutare ibibazo bitanyeganyezwa, niwe rutare ubukene butanyeganyezwa. Yesu Kristo niwe rutare rutanyeganyezwa. Nutubakira kurugo ubwe yarivugiye ngo umwubatsi w'umunyabwenge yubakiye ubuzima bwe ku rutare, undi w'umupfapfa yubakira ku mucanga. Imiyaga n'imiraba byose byaje ku nzu nimwe, ariko imwe yarahagaze indi iragwa. Ibi bihe nibyo bitwereka abakristo naho mwubakiye. Amina ko zashize. Haleluya. Ko zashize. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ndajya nkubaza uyu mugoroba wubakiye kuki? Benshi kuko twubakiye ku mucanga runaka muri caca aragukomeretsa. Wabonye ukuntu yandebye? Hari ukuntu andeba kanuza ngewe biriya. Ubwo rero urakomeretse. Mama Bisho, mama yarandebye, hari ukuntu andeba. Ibyo ni ibibazo. Abandi ngo abandi ngo barabyara bakabahemba, ngewe yo narabyaye nibampembye. Hari uwaguteye inda muri bo. Erega ugasanga umuntu avanywe mu itorero ngo ntago bansuye. By the way, umurimo wa mbere w'itorero ntago ari sociale. Nabivuga umurimo wa mbere papa ntago ari sociale. Ntago twahamagariwe kubasura hano, twahamagariwe kubaka ubuzima bwanyu bw'umwuka. Twahamagariwe kugira ngo tujye hamwe tuvuge mu ndimi male kasapa, twubake ubuzima bwacu bw'umwuka, twubake capacity. Gusurana n'imbuto z'abana b'Imana, ariko ntago ariyo priorite. Mama arekera amatiku, basore murekera ibintu bitari ingenzi. Ibyo byose ni ukubera aho mwubakiye. Ntiwumva ko amashyi yabaye abiri? Tuvuge cyane ngo haleluya. Reka mbabwize ukuri, muvana amarangamutima iyo tuje hano mu nzu y'Imana. Ntabwo tuba tuje ngo bandebe ko nambaye neza, ngo bamproto, kuko batakwicaje imbere. Ubu hari ukurikije ijambo. Ni gute? My people, iyo tuje hano tuba tuze kugira ngo twubake umwuka, apana kubaka amarari y'imibiri yacu, apana kunezeza. Ujye winjira hariya na mbere ko nija Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga. Apana ageze mu nzu y'Imana ubwo bamubwiraga. Mwana bagabo yajyaga mu nzu y'Imana yiruka avuga ku ndimi. La bragadagadagadagada. Ndishimye kuko ngiye kwija mu nzu y'Imana. Umva abagabo bari bafite imitima yamenekeye Imana. Atuza kubanza parking, babanze baduparike neza, babanze protocol yatakwitaye. Bati protocol ntago bari professional. They are not professional. My people, ibi byose bigaragaza ni hehe twubakiye, ni uhe twahuye nawe. Mbabwije ukuri, abakristo benshi muri kino gihe turimo barasebye. Bivuze neza? Birumvikanye? Iminsi yarabaharabitse. Bubakiye. Umuntu byuka ngo excuse imvura yaguye. Iyo ugiye ku kazi, to be honest, niyo yaba ari kugwa y'amahindu, ntabwo ubwira boss ngo imvura yaguye. Ako twebwe abarokore nitwe bambere dufite excuse. Ngo narifite ngo bridal shower. Dimanche ugafata gahunda ya bridal shower. Sunday abarundi bawita neza ngo ni munsi ya Mungu, nkuwa Mungu something. Kuwa Mungu bawita kuw'Imana, ni umunsi badedicatinze ku Mana.
ariko twebwe ngo no mufite bride ngo anniversaire abandi ngo mama bishop nani mfite abashyitsi nari mfite abashyitsi ku mugabo wa abashyitsi bo ku cyumweru mbabwire hari abashyitsi b'umugisha hari abashyitsi b'umuvumo ubwo rero muragira ngo simbivuge abashyitsi bagukura mu nzu y'Imana Imana yateranije kugira ngo ikore mu bwoko bwayo uyibaza uwo munsi usibye ariko Imana ashaka kukugenderera ubuze twakomera Yesu amashyi menshi cyane no tumuvugiriza akaruru wa mwami w'abantu Mana yanjye uyu mugoroba ntangiye gute ndagira ngo utere mu mutima hura nawe baririmbye muvuge ngo haleluya biraryoshye kuririmba uwo wahuye nawe iyo uririmba wibuka ya encounter wibuka kwa kugendererwa cya cyumba cyawe ukuntu wabonye gisatuka hari umugabo witwa nde uraho mu bice bitandatu bamwita nde wapfuye Stefano bari kumutera amabuye bari kumukubita ntago yigeze yiganyira ahubwo ngo yabonye ijuru rifunguka ngabona uwicaye ku ntebe aravuga ngo manu bababarire kuko batazi ibyo umva umugabo wahuye nawe we barakuvuga gusa ngo wambaye nabi undi se akwambara nabi majiwe tonto bamukubitaga amabuye ya vrai y'umwuka apana y'umwuka inshipa Sauli ari ubahagarikiye niyo mpamvu uriya mutipe nayo yakubiswe ibaze wowe nimba abashyitsi bagukura mu nzu y'Imana ibaza amabuye naza benshi niyo mpamvu tutagira impact kuri societe uzi impamvu ibyo tuvuga biri ku munwa ntago biri ku mutima ndagira ngo utere inzara n'inyota mbere ko iki giterane cy'urubyiruko kirangira wibaze nahuye na Yesu va kuri bya bintu nakijwe muri 19 kanga sindi kuvuga gukizwa kuko gukizwa n'ubuntu buzanira abantu bose muri Tito 2:11 kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse ubuntu buri general ariko encounter iri personal bivuze neza ubuntu buzana agakiza ni rusange ariko guhura n'Imana guhura na Kristo ni ibintu biri personal ni ibintu byawe ku giti cyawe nagira ngo mba charging buri wese ava ahantu yumva ndifuza ndakunyotewe unyoterwa kujya muri movie unyoterwa kujya muri match unyoterwa kujya muri anniversaire unyoterwa kujya mu bukwe ukamara amezi atatu mama bishop nabonye aho umukristo agura ikanzu y'ubukwe mbere y'amezi ane ngo ubukwe bube yiteguye ubukwe yashyushye yahinze subwa mukuru we ngo nubwo umwana biganye muri primaire wareba ukuntu yashyushye kwibaza ni grand sere we nini somebody shout hallelujah vuga cyane ngo avance no ongera cyane vuga ngo avance washyushye wahinze twibaza n'ubwawe n'ubwa ngo nubwo umwana mwiganye n'ubwa handi nyizanye cyaro ni yehe wakuvuye cyakiri cyaruhuha mwirango hepfo wundi mwiganye firi ariko twavuga kuza mu nzu y'Imana twakuvuga kuza ahera hahe muziko hari ibihugu bitafite ububasha cyangwa se abantu batabona liberté yo kuza mu nzu y'Imana uzi impamvu dufite abakristo benshi ariko batahuye na Yesu dufite abitirirwa kuba abakristo ariko batarahura nawe reka mbatere iri shyaka uyu mugoroba Yesu muzi bingana bite kandi ubwo natangiye udategereza ibindi tugiye gusenga mu kanya tuvuge ngo haleluya uyu mugoroba turasenga avuga ngo haleluya inzara n'inyota biravuga muri Matayo 5 ngo ahirwa bafite inzara n'inyota this is the key inzara n'inyota byo guhura n'uwakubambiwe apana kumwumva pastor amuvuga apana kumusoma Bibiliya gusa Paul aravuga ngo inyuguti zirica ngo ari kumwuka atanga ubugingo ukeneye kujya mu mwuka wa uhure na Kristo nitwe barokore tugira inzozi z'abazimu batuniga gusa mama bishop banize bakuniza ati yahereye saa cyera kujya mu uzi kuvuga ukuntu bakunize kuki kirere cyawe kitabama abamarayika
kuki utajya kuryama uryama uri mu mwuka male njyari igihe ndyama ndi kumva inyigisho z'umukozi w'Imana nkasinzira irimo cyangwa sinzira harimo worship uzi impamvu I'm creating my spiritual atmosphere ndi gucreating ikirere cy'umwuka ariko urara ureba amamuvi y'abanigana ni gute bataza kukuniga nijoro bajene muvuge ngo amen udusirizi ngira abagabo bijoro abagore bijoro reba ibyo ubona amaso yawe ni geti yinjiza ikibi cyangwa se cyiza muri wowe mu gihe urara bakuniga unareba n'abagabo bijoro cyangwa hari abandi barara babona abamarayika maleka soparakata uryama si ari mu mwuka pani hari abaryama bareba ruguru babyuka bagasanga bicuritse warangiza byagenze gute reba Ivendo muri guseka muri kumva icyo ndi kugeza kuvuga cyangwa mu mwuka wiryama nk'umusevire uzarebe umusirikare bamubyukije 0 seconde papa ariko nitwebwe biriya ntuzahiri ntuzuko no Poro ni wavuze ngo harya ngo turabasirikare ba Yesu ryama n'ijambo byuka mu ndimi mbere yo kujya mu kazi wibyuka nk'umusivire banza ubyuka upfukame ku gitanda cyawe makundra varikanto shaparakata banza utogote banza ureme umunsi wawe ureme ku mavi yawe umva babwire bakristo umwuka ugutanze igitondo cyawe niwe mwuka uganza umunsi wawe Satani nagutanga igitondo cyawe niwe uzaganza umunsi wawe ariko Satani nasanga wamutanze uri ku mavi jakatakatakata marakasupa uzikiru kizabaho asasa sanga umunsi wawe wuzuye imbaraga z'Imana cyuko ugende mu cyumba cy'abana bawe sharimbra karuzafa ubahanurira pa nibyo kuvuga mwabyana mwe biza no bahanurire amahanga azagushaka mu izina rye arakome bavuga amagambo y'ubutsinzi prophesy to your kids Mana yanjye aha hantu mpageze nte tuvuge ngo haleluya reka twitoze kuba abanyamwuka hari akavideo kacaracaye mu minsi ishize nabonye umugore ari muri lift muri essence ahura n'umuhungu aramubwira ngo are you going down mwarakabonye undi arabati je ntabwo njya hasi sinzajya hasi nzajya hejuru yes hari abavuga ngo barakabya vuko iyo bajya mu byabo bakabya Karaka video mwakabonye yes bumugore nkuriya munyamuka ntabwo njya hasi byanjye ni hejuru ikibazo bo iyo bagiyemo barakabya twebwe you know twarize this is uko wagize neza kwiga uzuko with PhD umuntu arara mu kabari akarara muri rigori na PhD yiwe ariko wowe munzu y'Imana aha munzu y'Imana abatari kuba abagabo babaye abagabo aha munzu y'Imana bari baraciwe n'imiryango babaye abagabo my dear aha bashane muvuge ngo haleluya ninde wababwiye ko mu rusengero hataba vibe nziza ninde wababwiye hano mwabonaga uburyo mukanya tuburudika hano ikibazo cyawe uituzana munzu y'Imana burudika mama hanze barya umuziki biri vrai tuvuge ngo haleluya nihe nzara n'inyota ufite yo guhura n'umwami wawe wibuke ejo nare babwiye nawe gati umwami w'abami yaraje mbibutsa ko Yesu niwe buntu ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri mani magambo yuvuze Yesu buvuze ukuri yuvuze Yesu buvuze ubuntu ubwo buntu bwaduhaye imbabazi byo uzi kumva mu mutima wawe uri free nta mutima ugucira urubanza ukabuzi neza ngo ngendana amahoro ubu ndashinganye ngendana amahoro bugingo bwanjye uwabupfiriye ukaba wumva urashinganye ubugingo bwa ntabwo buri kumwe nawe no buri mu biganza by'uwagupfiriye akabuguhereza tuvuge ngo haleluya iyo byonyine iyo ubyibutse ibyo nibyo bintu biduha amahoro mbere yuko abapagani bayabona ejo papa bishop yatubwiye ikintu gikomeye ngo itorero kuko rikiri mu isi niyo mpamvu abapagani babayeho
tuvuge ngo haleluya. Ukaba uzi neza ngo warababariwe, mu bacirwaho iteka nturimo, atari kubw'imirimo yawe ahubwo kubw'umurimo Kristo yakoze mu cyimbo cyawe. Ibyo byonyine byagutera gukunda Imana no gusarira Imana. Impamvu tuyikunda nuko yabanje kudukunda, impamvu tuyitangira mu nzu yayo nuko yabanje kudukunda. Ntabwo dutanga ngo tubone umugisha gusa, oya, dutanga kuko yabanje kuduha. Niki kindi utegereje ngo uyitangire? Utegereje babanze babwirize message zikuzamura mu mwuka, wumve zirabanza kugukoraho, zakuzamuye. Uyu munsi ubwo baririmbye nabi ntago ndi buture. Uzi impamvu? Ntago usobanukiwe icyo Yesu yaguhaye. Iyo usobanukiwe icyo Yesu yaguhaye, umuha utanitekerejeho. Uzi impamvu? Byose yarabiguhaye. Ubuntu dore icyo bwakoze cyambere, je nababwiye, byatubabariye ibyaha byacu, byadutandukanyije naho dukomoka, byadutandukanyije na za karandezi wacu. Agakantu nakasubiramo neza. Iyo wizeye Kristo dore kinakora, through identity yaduhaye ko umwana w'Imana, agucomora muri identity y'Iwanyu, akagucomoka muri identity y'ubumana. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ariko hari abantu bari gufashwa, tuvuge ngo haleluya. Twarababariwe. Nimba utizera ibi tubiririmba turabapagane. Igitangaje kubiririmba biratworohera, ariko kubyizera arababariwe. It's as if ntago bikunda sha. Oya, ngomba gukora yirindwi niyeza. My dear, nta wiyeza arezwa. Am I communicating? Idini ni iki cyatwigishije. Mureka mbabwize ukuri, dore ikintu idini ryatwigishije ko tugomba kugira icyo dukora kugira ngo twemerwe mu maso y'Imana. Kumbe twemewe ntacyo turakora. Twemewe ntacyo turakora. Yadukunze tudakwiriye, yadukunze ntacyo turi cyo, araza arapfa. Icyo twagombaga gukorerwa ku musaraba, Yesu yaraje agikora mu kimbo cyacu. Ejo narababwiye, grace ni it's all about exchange. Yaduhaye ubuzima tumuha ibyaha. Twarababariwe, nitukajye tubiririmba gusa. Ubuntu bw'Imana, ikintu cya mbere cyakoze muri twebwe cyaratubabariye. Niyo mpamvu tugomba kugendera muri no freedom dufite, kuko twababariwe. Niyo mpamvu tutagomba kugendera mu mutima ducira imanza. Uyu munsi uracyacibwa imanza ninda wakuyemo imyaka 10 iciyeho. Uwo mutima ugucira ubanza uzahana ukomoka, uva kuko utarizera icyo umurimo Kristo yakoze. Ejo bundi nahuye na experience mbi, mama Bishop, mbi yambabaje mu buzima. Nahuye n'umukobwa waririmbaga mu rusengero, bateye inda. Murumva ibyo yakoze namwe, sibyo? Cyarakubaganye kiraho ngaho bagitera inda. Uzi cyabaye? Mama Bishop we cyangwa se pasiteri wiwe aramubwira ati, banza ushaka ituro ry'ibihumbi 500, nibwo nzagusabira ukababarirwa. Benshi mwicaye hano ntawe baratuburira, tubwizanyije ukuri. Abandi mutanga ibitambo ngo iravuze ngo tanga igitambo. Igitambo ni kimwe ku musaraba. Uwo mwana yaragiye afata ideni kugira ngo yuzuze ibihumbi 500. Uzi cyaba yari mugejeje imbere, ati umwuka Imana yanganije ngo aya ni make cyane, ngo kuko icyaha wakoze ngo kirakomeye cyane. Yes, iyo ni icyambayeho direct. Yaramumbwiye mu mazina. Undi ajya kuyahiga yongeraho ibihumbi 700. Aratanga ati yes, ngo Mana ngo waduhaye ubushobozi ngabo tuzababarira ibyaha byacu. Mu gusobanura ibyanditswe bipfuye, twarangiza ngo ibintu tuzabivuge. Ni hehe handi dukura imbabazi? Ituro ntiryakubabarira uretse amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo yamennye ku bwanjye ndetse no ku bwawe. Niyo afite imbaraga zo kukweza. Muzi ko n'ay'intama atatwejeje, ay'ihene ntiyatwejeje, ay'inka ntiyatwejeje. Ibyo byose ntabwo yabishimye. Yashimye ko amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Abandi kugira ngo ubuhanuzi busohora ugomba gutanga. Ndabyumva.
yatitiruka ati bati buriya avuganye nayo, avuganye n'umubiri si Imana. Ariko namwe reka bajye bayatubura, mu mwanze kuyatanga mu nzu y'Imana bababwira ibintu byiza, akabajya bayatubura. Uyu munsi kugira ngo abantu bature mu urabanza kubazamura. Let me tell you. Ngo buriya ngo se ibyuma bahora babihindura buri munsi. Ha masaro yiwawe wihindura kangahe mu mwaka? Ko mwandakari. Ejo narababwiye ndi umwana hano mu rugo nta kintu mwantwara. Doko mundeba. Tuvuge ngo haleluya. Ejo naho zimbibwira ba mama bishop, hari ahantu ujye kubwiriza. Pastor akakubanza kujyana muri office akati ahantu hakore. Ubanza uringanize gutya uzane gutya. Bimwe mu bintu nabagaye nezererwa iyo ngeze hano. Mba ndi free kuvuga icyo umwuka yashizemo. Niyo mpamvu umugisha mufite ukomereka bibahishurire n'ababyeyi Imana yabashyize imbere. Reka mbabwize ukuri. I'm sorry to say this. Ababyeyi benshi batakaje ububyeyi babaye ibirura muri kino gihe. Ndabivuga nzi impamvu. Uwagakwiye kukuzamura ni ugukandagira. Rekejo utangire werekwa cyangwa gira ati iki ngomba kugikandagira hakiri kare. Agahita kujugunya muri parikingi efiriya kandi yakubonyemo umuhamagaro w'Imana. Niyo mpamvu bajene ba hano be wise. Ntabwo ibi ndabibabwiye nzi ibyo mvuga mu bintu byananije mama bishop uyu muhamagaro. Abagakwiye kutuzamura ni bambere babanje kutwica. None uyu munsi umujene arazamuka mutere haleluya with this church. My brother, this is grace. Don't joke. Mugira ngo simbabwira simwe mwampamagaye. Reka mbabwize ukuri. Mujye mwicara mushima Imana kubwo ababyeyi Imana yabashyize imbere. I'm telling you. Barakore ndabazi ntago babintumiye. Murumva ibyo mvuze? Uyu munsi muri cyacu nakavuyo. Reka mbabwize ukuri. Tugaruke kuri doctrine z'ubumana. Nta turo ryakumaraho ibyaha ntaribaho. Icyo turagikiriyarinze. Only his blood. Uretse amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Icyakabiri ejo narababwiye ubuntu bw'Imana icyo bwakoze ku buzima bwacu bwaratubyaye duhinduka abana b'Imana. Twahinduriwe identity. Iyo tugenda ntago tugenda tujugumira wa mugani wa bene data. Ntago tugenda no turahagaze kubera iki turi abana b'Imana. Yohana wa mbere 3:11 biravuga 3:1. Yohana wa mbere 3:1 ngo murebe urukundo ruhebuje data wa twese yagize ati yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi koko niko turi. Mani bagabo nta kindi cyaguhindura umwana w'Imana uretse ko wabyawe mu rupfu rwa Yesu Kristo. Nababwiye ko ubutumwa bwiza ntago burangirira ku mbabazi twagize. Mu butumwa bwiza bukomereza no kucyo twahinduwe cyo muri Kristo Yesu. Icyo twahinduwe cyo nta kindi ni ubuzima twarabyawe. We are born of God. Twabyawe n'Imana. Niyo mpamvu nta tandukaniro ryacu na Yesu. Uzi impamvu ni umwana w'Imana natwe turi abana b'Imana. Nimba utizera ibi uri umupagani. Turabiririmba mu ndirimbo tukajya mu ndimi tukahumiriza ku maso. Ariko kubyizeza imitima tukabigenderamo wumva ufite confidence kuri umwana ni ikibazo. Niyo mpamvu benshi intege nke tugifite weaknesses tugifite zitujyana kure y'urusengero nka kugira ngo zituzane mu rusengero. Uzi impamvu ntago wumva kuri umwe. Iyo uri umwana niyo wamena icyo ari cyo cyose umubyeyi araza akagukubita ariko akakubabara kuko uri umwana nta kindi. Turi abana. Intege nke ntago zishirira hanze y'urusengero zishirira hano. Umuti w'intege nke ni hano.
ejo nababwiye akantu ndaje mbigarukeho. Uko Kristo agenda agwira muri wowe niko ubuzima bw'ubumana, ubuzima bwera bugenda bwaguka muri wowe. Turumvikanye? Icya kabiri ubuntu bwakoze, ndi gukora kari kapu gatoya mu kanya turaje dusenga. Twabyawe n'Imana, twahindutse abana b'Imana, twahindutse abana b'Imana. Niyo victory. Twabyawe n'Imana. Muri Yohana 5:1 biravuga ngo icyabyawe n'Imana cyose kibasha kunesha isi. We overcome the world. Kubera iki? Twabyawe n'Imana. Ubutsinzi uzabukura he? Muko kumenya ko wabyawe n'Imana. Biratworoye kuvuga ibisekuruza by'iwacu, ariko kuvuga ngo turi abana b'Imana ni ikibazo. Abandi turabiririmba ariko imitima yacu iri kure yabyo. Aha, reka rero nkwereke. Mvuga kantu. Vuga cyane ngo amen. Urebe iyo wakoze icyo twita icyaha, ukuntu umera ku mubyeyi wawe. Ako karasobanutse? Uzi icyo nshatse kuvuga? Benshi mu nzu y'Imana niyo twaguye mu ntege nke, sindi gusensibilize intege nke, munyumve neza, ariko bijya bibaho benshi tugahunga church ngo kuko ngo sha nongeye nsubira mu nzoga, none sinajya ku rusengero, ngo naba ngiye gupretendinga, naba ngiye kugira gute. Ngwino pretend. Kibazo cyacu natwe muri church ejo nabivuzeho nuko twuzuranye imitima icira abandi urubanza. Uracyari umusinzi, twebwe dukora amasengesho y'imisi 80. Ntuzi intege nke, ntuzi ibyo arwana nabyo. Niyo mpamvu ugomba kumugaruza urukundo. Bantu b'Imana twahamagariwe gukunda, ntitwahamagariwe guca imanza. Mwiyegereze n'urugwaneza, mufashe, mutsindagize. Ariko ni twebwe basirikare mwitorero nabonye duhindukirana tukirasanamo hagati muri twebwe. Kandi reba uriya yaguye. Kandi ikibazo rero, ikibazo nuko we byamenyekanye, wowe ntibiramenyekana. Ibyago yagize nuko we byamenyekanye mbere y'ibyago. Mureke dusubire ku rukundo kuko twakunzwe, mureke natwe dukunde. Reka mbabwize ukuri, ubu Kristo budashingiye ku rukundo, ubwo nta Kristo buriho. Biravuga mu Bakorino ba mbere hari 13 ngo naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika, ugahanura umuriro ukaka, ngo ariko ntugire urukundo, uba umeze nk'umuringa. Si umuringa ni idebe, iki cya kintu uvuga kikavuga. Benshi turaririmba, benshi tuvuga ubutumwa bwiza, ariko ntago biri based ku rukundo. Niyo mpamvu Imana itadukoresha nk'uko yagombaga kudukoresha. Benshi muri twebwe kubera ko tutagira urukundo rw'ibyo dukora. Reka mbabwize ukuri, ikimotiva kubwiriza suko ndi intyoza, suko nzi guto, no, nuko mfite urukundo muri nge. Niyo nsenga Imana mu rukundo rwo kugira mbashe kwigisha abantu bawe. Do you think waba umupastor udafite urukundo? Mubaze mama Bishop. You can't. Kuko nimba ari intagondwa za mbere kuyobora n'aba Kristo. Noneho byagira ku bajene, Mana y'isi n'ijuru. Abajene mubambaze nge iwanjye ndabujuje benshi. Reka mbabwize ukuri ntago byoroshye. Niyo mpamvu Imana igomba kugupompamo. Let me tell you, mureke dusubire ku rukundo. Kuririmba udafite urukundo, gukora protocol udafite urukundo, kubwiriza udafite urukundo, uri guta inyuma yahuye. Beta byihorere. Niyo mpamvu Imana iramutse igusutseho impano ikagusukaho amavuta. Benshi nicyo tuba dusengera, Mana nsuka amavuta yawe, amavuta. Mbere yuko Imana igusukaho amavuta irabanza igacekinga capacity muri wowe. Igusutseho amavuta ntuzakandagira abantu. Batu abantu kuntu tumeze. Imana iguhaye kuririmba ukamamara. Ujya ngo hari wakuvugisha ngo bikunde. Niyo mpamvu Imana ibikwima ikabanza ikakwica. Reka mbabwize ukuri bwoko bw'Imana, mureke tugaruke ku rukundo rwacu rwa mbere. Muribuka igitorero rya Efeso ryanenzwe mu byahishuwe. Yarabanza arabashima, arabanzi imirimo yawe, nzi kutihanganira abigishwa b'ibinyoma, nziko ngo ariko mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Reka mbabwize ukuri, ibyo twakora byose tutabikoreshejwe n'urukundo, zero.
kandi nimba hari igihe cya urukundo rwabaye ingume ni iki gihe. Abandi nabo turabwiriza ubutumwa bwiza ariko bitavuye ku rukundo. That's why uyu munsi abantu bamwe bigize ko ubutumwa bwiza ni ibintu bavumbuye. Ndabivuga gute bana yanjye? Ubutumwa bwiza bw'ubuntu ngo twebwe twahawe kumenya, twaravumbuye. Ubu bisigaye byarabaye separation. Ngo barahishuriwe. Let me tell you, ibyo uvuga ngo warahishuriwe byabaye imyaka 2000 bishize. Ibintu byose bituma wibona ntago biva ku Mana. Nsubiremo, uyu munsi itorero turi gucikamo ibice, ngo bamwe twe twamenye ibi, abandi ngo twamenye ibi, kandi ibyuhunga nibyo byakugize uri uyu munsi. Shemonazi siritabajene mwebwe munazabati ngo twarahishe, ngo biriya batubwira ngo ntabwo ari byo, biriya bigize ngo hari ibindi, ngo Yesu aravuga ibi. Yes my dear, ubutumwa bwiza uko bwaba bumeze kose nubuzaba bushingiye ku rukundo. That's it. Ikizana amacakubiri, ikizana division ntago kiva ku Mana. Yes, uyu munsi turi kwicamo, twe twahishuriwe ibi. Aba si twanze kuhishurirwa. Keep growing. Guhishurirwa ni kimwe, ariko najya nkubwira umuntu akura no mwihishurirwa. You grow in revelation. Niyo mpamvu uzareba uvuga ngo arahishuriwe ahita yatakwa n'ubwibone. Hari ibyo maze kumenya abandi bariya cyari hasi. Icyo wahishuriwe, icyo nicyo kizagira uruhare rwo kukurimbura. Ubutumwa bwiza bwose, munyumve neza abajene, ubutumwa bwiza bwose bugomba kuba based on love. Paul arabivuga reka mbaye iki cyanditswe kugira mutumva ko ndi kuvuga amagambo yanjye. Abaroma 14, please media team. Abaroma 14 ku murongo wa mbere biravuga ngo udakomeye. Please media team, where are you? Abaroma 14 please. Ngo udakomeye, musome kuri screen. Udakomeye mu byo yizera mugire gute? Mumwakire. Mwe kumucira urubanza, mumwakire. Muragereza kubyumva? Mumwakire. Mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Mani magambo, uyu muntu ntakeneye kugishwa impaka, akenewe gukurerwa gakura. Komeza urebe, umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Komeza gatoya. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yagize te. Kubera ko twabuze urukundo muri twe, niyo mpamvu isigaye bitworohera gucirana imanza. Nubona umwana mugakiza kuri wowe, mwappreciating, mutera inkunga mu rugendo ugenda. Nusanga hari uwagukuze, mwigireho. Two kuryana, twose tuba, nimba hari ibyo ataramenya, mukundire muri ubwo bujiji bwe. Imana izamusanga imuhishurire, kuko nawe ntago wavutse ujye ungana gutyo. Erega natwe tukaba ikindi giteye bajene muri hano, muracyari hano cyangwa mwasohotse? Bajene muvuge ngo amen. Ikindi abajene kitwishe, mama bishop, kisha abajene muri kino gihe ni uburyo tuba excited tutabanje gusenga ngo twumve iki Imana itubwire nyuma y'umuntu. Nkaza nkavuga gutya nkabwiriza kati hari kunavuga, hari kunahuza ibintu yanyispire. Ni ibiki uzi biri kunkoresha inyuma yanjye? Wori kureba ibyo ndimo gutya gusa. Si bibi kuba inspired, simbyanze, ariko banza urebe, ariko nyuma y'iki kintu, can I discern spirits behind? Narondora umwuka. Hari ukuntu yavuze igiheburayo avanga n'ikigiriki, azana ihishurirwa. What a kind of man of God. My God, I want to be like you when I grow up. Ukaba wapostinze washyushye, ntuzi umwuka uri behind. Hari abajene mama bishop bazi ko Satani wagira ngo azaza afite amahembe ababwire ngo ndi Satani ndaje. Satani ajya mu tugabo twiza, udukobwa twiza, bien cravaté, parfumé, bien, akaza kuyobya. Reka mbabwize ukuri,
ikintu kibi cyaba ku mukristo ntago ari ukurogwa. Ikintu kibi cyaba ku mukristo ni ukwigishwa inyigisho zipfuye. Bura nushaka kwica umuntu uzamwigisha ikintu kitari cyo. That's why dusigaye dukwepa churches, kandi ahangaha ni platform Imana yadushyiriyeho kugira ngo tubashe kuhigira. Yeremiya 15:3-15 ngo Bibiliya yavuga irabikiriyaringa neza. King James version please. Naibona Jeremiah 3:15 please media team. Bayikuye muri Bibiliya. Yemwe yaragiye. Ntawe uyifite hano hafi. Jeremiah 3:15. Yagezeho. And I will give you pastors. Musome hano. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and what? Understanding. Uyu numurimo Imana yashyize mu bashumba. Ngo iyo ngitoro tuza guterana nta kiri tuba tuje kumva ubwenge bw'Imana, knowledge and understanding. Dore meni batugabaduha. Iyo uje mu rusengero nko ujya muri restaurant akaguha meni. Twebwe hano meni ni worship y'umwuka. Meni ya hano ni iki? Ni ijambo rigukuza ukava mu bubebe ukazamuka. Paul aravuga ngo nyiri umwana nibwiraga nk'umwana, ngo ariko maze gukura. There is a place of maturity. Niyo mpamvu inyigisho zose zize ziradushekinga. Niyo mpamvu abakristo ba kera bajyaga mu nzu y'Imana bafite ama notebook yo kwandikamo na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, agatambuka avuga ngende umukristo nzahora ndiwe. Ariko abo ni smartphone gusa. Mana yanjye nzagaruka. Reka mbivugire rimwe. Bajene muzonge prezi. Tuvuge ngo haleluya. Ubuntu bw'Imana butuzanira kubabarirwa. Ubuntu bw'Imana buratubyara tukaba abana b'Imana. Muri iyo identity tuba twahawe niyo harimo victory, niyo harimo intsinzi. Icya gatatu ushaka gusoreza mbere ko dusenga. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Tuzamuke cyane tuvuge ngo haleluya. Muri uwo murimo Kristo yakoze, ubuntu bukaduha agakiza, ubuntu bukaduha kubabarirwa, ubuntu bukaduha kubyarwa. Dore iki umuntu bwakoze? Ubuntu bwaduhaye ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Reka nyarutse iminota, mu minota 10 dusenga. Ndashaka ko dusenga uyu munsi iminota mikeya. Harabiteguye tuvuge ngo amen. Ikindi Imana yaduhaye ubuzima bwayo muri twebwe. Nibwo bwitwa Zoe muri Hebrew, like Zoe, the life of God, ubuzima bw'Imana muri twebwe. Somebody shout hallelujah. No, haleluya cyane, hatuvuge cyane ngo haleluya. Ubuntu bwaduhaye ubuzima bw'Imana muri twebwe. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana rimwe igice kimwe umurongo wa 4. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 4. Twirukanke. Are you there? Wanza hano hari kubisoma nambara gusaza. Musome hari ngo muri we harimo iki? Ubugingo. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Abo turi kumwe tuvuge ngo haleluya. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. King James version. Subiza inyuma muri King James version. In him was life. In him was life, and that life was the light of men. Muri we hari huzuye mu buzima. Ibyo yaduhaye, ibyari bimwuzuye, ejo nawe babwiye, nibyo yadusutsemo ubuzima bwayo. Reka tujye mu Befeso kugira nacyo tugishimangire. Abefeso 2:1 kugeza kuri 5. Mwumva ubuzima twahawe. Maleka zalabarahanta. Abefeso 2:1. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Abo yazuye bari hano tuvuge ngo amen.
ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Gatatu please. Irukanke kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima yacu bishaka kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Mwumvise kubwa kavukire yacu kuri Adamu wa mbere, ejo nabivuzeho neza. Ariko haleluya, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Yaduhinduranye bazima na Kristo. Gatanu ndayahakunda cyane. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Umva rero kandi karyoshye. Ubuntu ugiye he ukunda kwiruka we. Garuka kuri gatanu. Garuka kuri gatanu. Garuka. Ngubuntu nibwo bwagize gute? Bwadukijije. Iki ni kimana ivuga ngo yaduhaye zoe ubuzima bw'Imana muri twe. Kuko Yesu yaje yuzuye ubuzima. Icyo yadusigiye ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Niyo mpamvu dukiranuka, twitwa abakiranutsi atari kubw'imirimo, kubera ubuzima bw'Imana buturimo. Nature y'Imana ni ubukiranutsi, niyo mpamvu turi abakiranutsi, kuko ubuzima bw'Imana buri muri twebwe. Tuvuge ngo haleluya. Benshi kuko tutizera ibi ngibi cyangwa se tukabifata nka scam. Let me tell you, mbabwije ukuri kose guhoraho. Iyo utamaze kumenya ko ufite ubuzima bw'Imana muri wowe, ubu buzima ntabwo ushobora kubutsinda. Kunesha guturuka ku kumenya icyo wahinduwe cyo. Narababwiye ejo nawe ati icyo Yesu yakoze ku musaraba kirakuruta cyane icyo hari abantu bajya babivuga ngo Yesu yaje kuduha icyo Adamu yatakaje. Nibyo ariko ntabwo byuzuye. Kuko iyo Yesu yaje kukiduha, Satani yagomba kukigira access akongera akakitwaka. Ariko icyo yaduhaye, Satani niyo yateka ibuye rigashya. Hawezi. Munkurikire neza. Ubuzima bw'ubumana buri muri twebwe. Reka mbabwire ibintu bitatu. Hari ubuzima butatu. Munkurikire. Abandi kamwandike nta kibazo. 3 dimensions of life. Ibintu bitatu bivuga ubuzima. Hari ubuzima bwa mbere bwitwa animal life. Animal life iba empowered by blood. Iyo usomye muri Leviticus cyangwa se Abarewi 17:11, ubugingo bw'ikintu buri mu maraso yabwo. Ubu buzima bwitwa animal life buba empowered n'amaraso. Abaganga bari hano barabizi ko iyo maraso gushizemo ntagubaho, kuko animal life turimo iri empowered na blood n'amaraso. Murakurikiye? Iyo usomye icyo cyanditswe sishaka ko tukijyamo, ni reference juste. Ubuzima bwa kabiri mbabwiye ko hari icyo bita animal life. Iyi animal life iba empowered n'amaraso. Niyo mpamvu y'amaraso gushizemo ntibakongerera andi, uzi ikintu kikubaho, you die. Icya kabiri nicyo bita soulish life. Soulish life iba empowered by breath, by umwuka. Like iyi soulish life ukeneye umwuka. Niyo mpamvu y'umwuka gushizemo urapfa. Ugiye muri Genesis 2:7, Imana imaze kurema umwana w'umuntu, Genesis 2:7, imuhumekeramo umwuka wayo ngo abona kugira gute ubugingo buba buzima. Mane magambo, ubwo buzima bukenera umwuka kugira ngo bubeho. Twavuze ngo haleluya. Twavuze cyane ngo haleluya. Niyo mpamvu utakaje umwuka ntabwo ubaho. Umva ubuzima bwa gatatu. Ubuzima bwa gatatu nibwo nise spirit life. Buno buzima n'ubwo umwuka buba empowered n'umurimo Kristo yakoreye ku musaraba. Ubwo buzima buzanwa n'umurimo Kristo yakoreye ku musaraba. Wamara kubyizera, wamara kubyanderstanding, bigahinduka ubuzima bw'Imana muri wowe. Mane magambo, umwuka wawe ufite ubundi buzima bwitwa zoe, ubuzima bw'Imana. Iyo utangiye kubumenya, iyo utangiye kubishurirwa, iyo utangiye kubugenderamo, nibwo uhinduka ugira authority, nibwo uhinduka abantu bakureba kaze ni Imana igenda cyangwa ni runaka ugenda. Iyo ubyizeye ukabigenderamo, ntago abantu bagutandukanya n'Imana. Niyo mpamvu mu gihe cyaba Paul na ba Petero babonye Paul na Iziti na Gamaliel barabana bati babandi ngo Imana zambaye imibiri. You get my point? Zambaye imibiri kubera nubwo bari bambaye umubiri, barabarebaga bari uburyo bavuga, bari uburyo birukana aba demon, bari uburyo babwiriza na authority, babone uburyo bagenda muri victory, bakabanga aba ni Imana ahubwo zambaye imibiri. Kubera iki? Bamenye kugendera muri bwa buzima twahawe muri Kristo Yesu.
tuvuge ngo haleluya. Abari kuba blessed tuvuge ngo haleluya. Ubu buzima nibwo twasomye muri Yohana 4:4. Muri we hari harimo ubugingo. Ubwo bugingo nibwo yaduhaye. Bwoko bw'Imana, reka mbabwire aka kantu soza tujya gusenga. Ubu buzima bwitwa zoe, iyo utabuhishuriwe, iyo utabumenye, ubaho mu buzima bw'ububata kandi ufite ubutsinzi. Niyo mpamvu ibihe biradukubita tugaca bugufi ku bihe kandi byakagombye guca ku bugufi kuri twebwe. Iyo turi muri ubu buzima, ibyaha turabireba tukabisuzugura, nta mbaraga bitugira kubera twambaye dufite ubuzima bw'Imana buri hejuru y'ikibi cyose. Indwara turazireba kandi Imana ntabwo irwara. Kubera iki? Ntabwo ari wowe urimo, ni Imana iri muri wowe. Iyo uri gukora evento abantu babona aya maboko, wowe urabizi ko ari amaboko y'Imana ari gukora muri wowe. Iyo winjiye ahantu ntabwo hinjiye wowe, hinjiye Imana muri wowe. Ibi rero iyo utabyizera, trust me, Satani arakumanipira. Niyo mpamvu twananiwe kugira authority hejuru y'ibindi byose. Naje kubabwira icya gatatu uyu mugoroba, ubuntu bw'Imana butuzanira ubuzima bw'Imana muri twe tukagendera mu butsinzi. Reka mbabwize ukuri barokore, muri ibi minsi ya nyuma ntushobora kuzavuga Imana ngo bakwemere, ugomba kuzagaragaza Imana kugira ngo bakwemere. Umuntu ugaragaza Imana ni umuntu wamize bwa buzima bw'Imana muri we. Iyo agenda babona Imana igenda, iyo avuga bumva Imana ivuga. That's why muri no siri kuba mbi, muri ibi bibazo by'uburwayi n'ibyorezo, nutamenya ko wakira ubuzima bw'Imana, protection yawe iri kure. Niyo mpamvu tutakigira ubutsinzi. Ubona indwara ije, mana we ndapfuye we, wati deje ubwo bwoba bukuruye Satani kugira ngo bukwe. Biravuga ngo muzaca mu muriro, ntago muzaje, ariko muzagira gute? Muzawucamo. Hari protection. Niyo umuriro waza urawureba kati ngwino nkucemo. Uzi impamvu ubutsinzi ntabwo ari ibyo usaba, ubutsinzi nicyo wahinduwe cyo. Ngo Mana mfasha ibintu by'ingeragezo biranyishe, Mana we mfasha. Reka mbabwize ukuri, bimwe mu bintu mukurikira ngiye kuvuga akantu gakomeye. Bimwe mu bintu bidutandukanya n'abanyedini, idini rihamagara Imana kuza gukora, ariko twebwe abakiriye ubuzima bw'Imana muri twebwe turategeka tugakora. Uzi impamvu ntabwo Imana tujya kuyihamanura mu ijuru, already Imana turimo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo unyizera niyo yagira kwizera kangana nk'akabuto ka sinapi azategeka uyu musozi. Uzi icyo yavugaga? Nimugira ubwo buzima bwanjye muri mwe, icyo wakomandinga cyose ntabwo kizumva ijwi ryawe, kizumva ijwi ry'Imana muri wowe. Aha rero niyo abakristo tugomba guhindurira imitekerereze. Ubutsinzi ntabwo bukiri ku Mana, twebwe twahindutse abatsinzi. Kamina zagiye. Tuvuye cyane ngo haleluya. Ibi bintu nutabyizera, niyo mpamvu Paul yababwiye Abaroma 12 ngo be ye transformed by renewing of your mind. Ikibazo cy'abakristo ni imitekerereze. Niyo mpamvu iyo umurozi umubonye akuroza, Mana yanjye mundinde, Mana mundinde. Ukirengagiza ko Yesu yavuze muri Mariko 16, abizera dore ibimenyetso bizabagaragaraho, bazirukana abadayimoni, bazarya ikica, donc bazakandagira inzoka mama na scorpion. Ariko twebwe umurozi barakubwira ari hariya, wamubonye neza ko ariyo, donc ugatushaka indi nzira. Kuki? Reka mbabwire ikintu kibabaje, munkurikire mbabwire ikintu kibabaje. Iyi nimvuga ibi giant munumva ibyo ari byo. Ibi giant turi ibijeya ariko bisinziriye. Dufite imbaraga ziturimo ariko zirasinziriye muri twe. Mbibutse ko mu Befeso 3:20 biravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira byo dutekereza. Rekeraho, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo, twebwe nitwe tuzifite. Izo mbaraga zizagukura muri ubwo buzima ntabwo ziri ku Mana, ziri muri wowe, ahubwo zirasinziriye. Izo mbaraga ukeneye kuzactivatinga, kuzibyutsa. Niyo mpamvu naje kubwira ngo uri sleeping giant, uri iki giant gisinziri. Hari imbaraga z'Ubumana zikuriho, nuzibyutsa
uraza kubona ubuzima bwawe buhinduka. Uzibyukiriza he? Iyo uri gusenga no gusoma ijambo ry'Imana uba uri kuzibyutsa. Iyo utangiye guhanurira ubuzima bwawe, ndi umutwe ntago ndi umurizo, sinzatsindwa nzatsinda gusa. Iyo utangiye guhanura uba utangiye ku activating imbaraga z'Imana. Ariko ikibazo cyacu dutegereje ngo babanze badusengere, dutegereje. No, you are a giant. Niyo mpamvu nudahindura imitekerereze yawe, trust me, uzasigara muri nosi. Reka mbabwize ukuri, dominion, ubutware tuzabugenderamo kuko twasobanukiwe ibindi kubabwira. Hari imbaraga z'ubumana zidashobora gukorera muri twebwe tutactivate inzizi ziturimo. Benshi niyo mpamvu tubwira Imana, Mana tabara. Imana ikatureba kati imbaraga zintabara zinazisize muri wowe. Yesu ntago yazijyanye mu ijuru, yarazisize. Mbivuze neza? Uzi ko yabwiye abigishwa be ngo erega bigishwa banjye nkunda, ngo ni byiza ko ngenda. Urumva ikintu? Kuri we ntago byari byiza kuko Yesu ikintu yaje gukora ni ukugira ngo aduhe ubwo buzima bw'ubumana, aturekere isi kuko siye ni yacu abana b'abantu. Dusigare tuyidomina kuko isi ari yacu. Biraba ngo isi yayihaye abana b'abantu, ijuru ni ryo yayo. So isi ni yacu abana b'abantu. Icyo Yesu yaraje ngo kugira ngo atwimpowaringa aduhe ubwo buzima, divinity life, ubwo buzima bw'ubumana tubugendane hano ku isi. Nitugenda tubona Imana. Ariko ikibazo cy'abarokore benshi, twizera Imana, twizeye ko izatujyana mu ijuru, ariko turicaye turapfuye, dutegereje gukora kwawe. Uzazaryari Yesu, turi kuri indimbo z'amaganya kubera ubuzima bwadukubise. Benshi hano turi gushaka kujya mu ijuru, dukwepa ibibazo by'isi. Amina zigiye. Benshi hano ubuzima rwo gukubita hirya no hino ugatanya, Mana ubuzaza ryari koko, vraiment uzaza ryari ko nawe ukabije gutinda. Uzi impamvu ikikujyana mu ijuru si uko urangije mission. Let me tell you, buri wese uri hano kwisha afite mission agomba gusoza. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo gupfa ni inyungu no kubaho n'izindi. Uzi impamvu napfa zabasoje mission mu gihe atarafara cyakora mission. Ariko twebwe ibaze ko Yesu ubwe yavuze ngo simbasenge ngo bakure mu isi, ahubwo ndasenze Imana uyibarindiremo. Uwo urashaka kujya pangura bage icara utuze. Wanguza ubutumwa tutarabwiriza, uzi Imana tutarerekana, uzi dominion tutarafata, urapanga varisi ujya he? Hindura imitekerereze, udominating inosi. Inosi ni yawe, inosi ni yanjye. Duhindura imitekerereze tugendere muri dominion kuko twakiri ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Tuvuge ngo haleluya. Zambuka uvuge ngo haleluya. Spirit yawe yakiri ubuzima bw'Imana. Please koresha ubwo buzima bw'Imana kugira ngo uganze ku isi. Hanurira ubuzima bwawe, atura neza amagambo meza ku buzima bwawe. Umunwa wacu ufite ubutware, Bibiliya ivuga muri mu migani, akarimi gafite urupfu n'ubuzima. Icyaga ikimana duhaye kugira kitubesheho nicyo turi gukoresha kugira kitwice. Hanura wivyuko bangumana gahinda nubundi ntawe wacu wateye imbere, nubundi serebo wo kwa runaka ntawe. No, byuko ngo ai wacu batageze nzahagera, aho data yatsindiwe nzaharenga, aho mama byangenza. Tangira wiyatura amagambo, umva ko hari ikintu ushoboye muri wowe. Ariko ikibazo batwise ko turi ibicucu, batwubwiye ko ntacyo tuzimarira, natwe turabyataza kuko ntacyo tuzimarira. Uratsindwa akantu gato ko gutsindwa karaba ku buzima bwawe, ijwi rikaza gati nubundi so kuva kera. Ugira ngo ama depression ari hano nayiki bwoko bw'Imana, kangura izo mbaraga zikurimo, kangura iyo giant ikuryamyemo. Please, ubuzima bw'Imana buri muri twebwe. Niyo mpamvu ubwo buzima bw'Imana butazapfa, niyo mpamvu mu barimbuka ntiturimo. Uzi impamvu? Ntabwo ubuzima bw'Imana burimbuka kuko twakira ubuzima bw'Imana biciye mu buntu. Ndabasabye hindura imitekerereze yawe, gendera muri dominion. Nujya mu kazi wumve ko ari Imana igiye mu kazi, nukora wumve nk'Imana iri like ukore with excellence, wumva n'Imana representing. Hindura imitekerereze,
nukomeza kwibona gutyo I swear ntaho uzagera. Reka mbabwira aka kantu. Imana yabwiye Abraham ngo aho ugeze amaso ngo niho nzaguha. Abraham arahareba. None uriya mugabo ndamukunda cyane. Uzi icyabaye? Ntabwo yaharebye gusa ngo yahise ahatraverse arambuka. Icyo urebesha amaso ni Imana izaguha. Ikintu utashoboye kureba ntabwo uzigera ukibamo. Niyo mpamvu benshi ubuzima tubayemo buratura imitekerereze ikaba migufi, Satani akadufata. Ni gute natekereza muri ubu bukene? Ahubwo ubwo bukene nibwo ugomba gutekerezamo kugira ngo ubuhamya bwawe buzabe kure, buzagere kure. Satani agufatirana mu ubwo bushomeri akakumvisha ni gute inyagambo. Reba abo mwiganye bageze kuri, reba abangaba bageze. Reka mbabwize ukuri, niyo bashaka babageze muri Amerika ukiraha ku Mana, ntago Imana igira pressure. Ibi mbibwira abajene cyane, Imana ntikorera kuri pressure. Kuko abo mwiganye bagusize. Uzi impamvu? Imana irabanza akagukoramo akazi, kuko yo iriyizeye, ifite icyo bita system of advantage yitwa speed. Bya bindi bakoreye imyaka 10, iyi Imana imaze kugukoramo akazi ibiguha mu mwaka umwe. Icyo nicyo bita speed y'Imana. Ikibazo cyacu wowe uri kwikomparinga n'abantu, ntuzi uko babibonye, ntuzi uko bagezeyo. Tuzi Imana ibanze gukorema akazi. Kumana nta kiyirukanza. Bwoko bw'Imana naje kubabwira ngo iyi si ni yacu. Dominion tugomba kwigira hejuru y'abantu, hejuru ya systems. Kubera iki? Dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe, ariko ubwo buzima bugomba kuba kubyara, bugomba kuba activated. Bwoko bw'Imana dufite ubuzima bw'Imana. Yesu ntabwo yaje ngo atubabarire gusa, Yesu ntabwo yaje ngo atubyare ngo duhindure abana b'Imana gusa, ahubwo icya gatatu yaduhaye biciye mu buntu bwe, yaduhaye ubuzima bwayo muri twebwe. Muhaguruke dusenga. Twakomera Yesu amashyi menshi. Ni byinshi ndabona amasaha yanjyanye, munyemerere dusenge. Bwoko bw'Imana dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ndasoje mbabutse ibintu bitatu. Dore ubuntu ikintu bwakoze. Ubuntu bwatubabariye ibyaha. Ubuntu cya kabiri bwaduhinduye kuba abana b'Imana. Ubuntu bwatugize kuba abana b'Imana. Niyo ubuzima bw'Imana muri twebwe. Niyo mpamvu ubuzima bw'Imana dufite muri twebwe ntago bukora icyaha. Niyo mpamvu ejo nasoze mbabwira ubuntu butaguhinduye, ubwo si ubuntu wakiriye, kuko ubuntu nyabwo bugutandukanya n'ikibi cyose. Mwankurikiye? Ibintu ni birebire, ningira umugisha nkagaruka nzabivugaho, ariko reka mbabwize ukuri. Bwoko bw'Imana, nshuti z'Imana, dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe. Mbere ko dusenga, nimba uri hano ukeneye kwakira ubwo buzima bw'Imana biciye mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndifuza kugusengera. Urabizi neza mu mutima wawe, mundebe please, mundebe. Urabizi neza mu mutima wawe ko ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo akuyobora kuganze, ukakira impano y'ubuzima bw'Imana muri twebwe, ukadomina. Zamura ikiganza ngusengere. Urabizi neza kutarakizwa, zamura ikiganza ngusengere. Mbere ko nsengera abandi, ndagusabye uzamura ikiganza cyane. Yes, zamura ikiganza cyawe cyane. Ntago ndi kubabona, hari abo mbona hirya. Zamura ikiganza cyawe cyane. Urabizi neza mu mutima wawe ukeneye gukizwa. Please zamura ikiganza cyawe usengere. Maze kubona babiri hariya, batatu hariya, bane hariya. God bless you. Abandi muri he batanu ndababona hariya. May God bless you. Urabizi neza, zamura ikiganza cyawe. Nuvuge ngo barandeba, hari uwo mbona hariya. My brother, God bless you. Zamura ikiganza cyawe usenge, zamura cyane. Nta soni biteye. Yesu Kristo niwe mwami. Yesu Kristo niwe watugize abagabo. Please zamura umwakira, umutahane, utahane ubuzima bw'Imana muri wowe. Wow, ndababona. Twabakomera amashyi aba bantu beza baje mu nzu y'Imana. Reka nsabe protokole babadufashirize, muze hano imbere mbasengere. Mwirukanke hano imbere, irukanke hano imbere rwose. My sister, my brothers there, please. Mwirukanka abaza tubakomera amashyi please. Abandi tuba celebrating. Ngwino wirukanka wakire Yesu Kristo. Nta soni biteye, nta kimwaro biteye. Irukanke hano musengere. Oh, glory hallelujah, glory hallelujah. Betsida nuko mu celebrating ubuzima bw'abantu bugarutse kuri Yesu Kristo. Duhombeje ikuzimu y'umugoroba, twujuje ubwami bw'Imana. Wow.
May God bless you, may God bless you, may God bless you. Tera intambwe nawe, urabizi neza ko Yesu umukeneye, akaguha amahoro, akakuruhura, akagukiza agahinda k'umutima. Tera intambwe wirukanke. Igisubizo ntabwo ari byeri, igisubizo ntabwo ari boate, igisubizo n'uyu mugabo udahemuka yitwa Yesu Kristo. Natwe ubwacu twari turushye, ariko amahoro twayaboneye muri we. Tera intambwe wirukanka, tera intambwe wirukanka. Oh, sharabrada baraka salama. Ariko mundebere no minyago, torero twakomeje tugakomera Yesu amashyi menshi. Sharabarakadia. Mwebwe, ni mwebwe naziye mu izina rya Yesu. Aha. Iyo mbwirije akabona abakizwa, ibi nibyo bihembo byanjye. Tuvuge ngo haleluya. Iki nicyo twahamagariwe. Reka babwize kuri bajene muri hano. Dore umuhigo nahigiye Satani. Narambwiye Satani uzarira kubera ko nabayeho. Uzi impamvu? Tugomba kumuhombya mu izina rya Yesu. Satani akicuza impamvu yabayeho. Tuvuge ngo haleluya. Nimba usigaye irukanke ndacyagutegereje. Ngwino kwa Yesu. Kwa Yesu hari amahoro. Kwa Yesu hari ubuzima. Kwa Yesu ntago dufekinga umunezero. Ntago umunezero uva muri bia. Ntago umunezero uva muri swingi zitabi twanyweye. Oya, ahubwo umunezero ni nature y'ubumana twakiriye muri twebwe. Bashenu ushobora kuruhijwe na depression, ushobora kuruhijwe n'ibindi. Irukanke. Yesu niwe gisubizo. Ayo mateka y'umuryango asharira ubona ni Yesu wenyine wayahinduye. Nta wundi usigaye. Nkwaye umunota umwe, zamura ikiganza. Zamura ikiganza. Ushobora kuri kwibaza nzamure ngende barambona bate, nta ukwitayeho, nta ukureba. Zamura ikiganza. Zamura, zamura. Zamura. Wa musore ndacyagutegereje, wa mukobwa zamura musengere. Ngwino. Harusigaye? Ngwino nyaruka. Harusigaye? Munyemerere tuzamura ibiganza byacu. Tuvuge dusubira no magambo, ngiye kubatiza amagambo murayasubiza mu biravuga ngo mu Baroma umuntu yizeza umutima akatuza akanwa uwo abakijijwe. Ngiye kubatiza amagambo muyasubiremo hamwe n'Imana. Imana yaza kubagira neza. Zamura ibiganza byo vuga ngo Mwami Yesu. Zamurijwe cyane ivuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nihakanye Satani n'ibikorwa bye byose bibi. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gishya. Mwami Yesu, ibya kera byose bihinduwe bishya mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, nkwijeje umutima, nkatuje akanwa ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Kubw'ibyo mpayiwe impano y'ubugingo buhoraho, nta teka nzacirwaho mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbasaba mutuberekeze ibiganza tubasengere. Mana nziza, Mana y'ubuntu, nsengeye abavandimwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bagire neza. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bigwire ku buzima bwawe. Reka ineza n'urukundo rwawe bibabeho mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zazuye Kristo mu bapfuye zibagote. Muri bo ntihazagire usubira inyuma. Muri bo bazavemo abagabo n'abagore bagukorera muri kino gihe cya nyuma. Reka imbaraga zawe, reka ubuntu bwawe bibagote mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubagire neza muri byose. Tugukomeye amashyi tugushima kubw'iminyago duhaye mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen, amen. Reka murebe uriya muvandimwe uri hara hirya, murebe hirya, muhindukire mumukurikire. Arafata contact zanyu bazakore follow up. Church dushaka gukomera Yesu amashyi menshi dushima kubw'iminyago. Oh, haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Zamura ibiganza byawe. Sigaje iminota mike 2-3 dusenge. Zamura ijwi rya bice duhaguruke please. Humiriza ku maso yawe. Niki kintu kikubuza dominion? Nimba ari imitekerereze, ngiye kuguha umunota muzamura ijwi ryawe utangira usenge. Ijambo ry'Imana ngo turi mitwe ntago turi imirizo. Sinzi igituma wibona gutyo. Aharaho na amateka, aharaho ibyo waciyemo. Uyu mugoroba umenye ko ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Ubwo buzima bw'Imana ni ubutware. Ngaho zamura ijwi ryawe utangira usenge. Zamura ijwi ryawe utangira usenge. Zamuka mu izina rya Yesu.
tangira usenge mu izina rya Yesu. Yes, pray. Abajene muri hano muzamura amajwi yanyu menshi, bamama muri hano muzamura amajwi yanyu, bapapa muri hano muzamura amajwi yanyu. Turabatsinzi muri Kristo Yesu. Sinzi impamvu Satana ahora gutsikamiza bajene, kuki Satana gutsikamiza muri izo ntege nke, bamama kuki Satana duhora dutsikamira. Oya, uyu mugoroba usobanukiye ko ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Ubwo buzima buraganza, ubwo buzima bugira dominion. Hari imbaraga z'Imana zikurimo. Please activate that power. Fungura izo mbaraga. Malega zarabaria de shente kivalagada zambragadia shantaliama. Ushobora gusenga kurushaho ngaho, ushobora kuzamuka kurushaho ngaho. Yes, pray. Yes, abadukurikiye online, please amurijwe ijya utangira usenge. Ubwo buzima bw'Imana bugomba kugaragara muri generation yawe. Ubuzima bw'Imana bugomba kugaragara mu kazi ukoramo. Ubuzima bw'Imana bugomba kugaragara mu muryango wawe. Ubuzima bw'Imana bugomba kugaragara. Gutsindwa ntabwo ari umurage wawe, kubatwa ntabwo ari umurage wawe. Yes, zamurijwe ryawe. Amarira nazo yarekure nta kibazo. Ayo mateka yagutsikamiye uyu mugoroba ashyirwaho iherezo. Ayo mateka akutsikamiye uyu mugoroba yakubite hasi. Be ye transformed by renewing of your mind. Ibitekerezo byawe bigomba guhinduka. Uri umutsinzi ntabwo uri hagutsindwa. Oya, ukurimo arakomeye kuruta ubarimo. Zamurijwe ryawe umunota umwe. Nubwo iwanyu batagiraza aho bagera, wowe ugomba kuharenga mu izina rya Yesu. Aho batsindiwe, wowe ugomba kuharenga mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa nk'ab'iwanyu. Oya, umurage wawe si uwo gupfa, umurage wawe si uwo kurimbuka. Oya, zamurijwe ryawe. Yamajwi ajya gusura, yamajwi akubwira ngo ntacyo uzaba cyo, yamajwi akubwira ngo uratsindwa. Oya, yabwire ngo ndi umwana w'Imana, yabwire ko wabyawe n'Imana, yabwire ko ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Senga, turasigaranye umunota umwe. Sengesha imbaraga. Zamuka mu mwuka. La braza brada baraga derebosh. Izo ntege nke zikurekure. Ayo mateka gutsikamiye kurekure. Izo addiction zikurekure. Iyo depression ikurekure. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Varegazia mantele bariada. Zambragadi jika baragada. Ramprahantaria bariados. Amasegonda machasiga ya please. Labrahanta bumbura umunwa wawe. Yamateka gutsikamiza yabwire kuri umwana w'Imana, yabwire kuri umutsinzi kurushaho. Yes, la simbragadaraba. Uri umutsinzi no kurushaho, uri umutsinzi no kurushaho, uri umutsinzi no kurushaho. Mu izina rya Yesu. Nyemera dukomera Yesu amashyi menshi. Oya, ushobora kongera n'akaruru tukakamuvugiriza uwo mwami. Tumushimira ko turi abatsinzi no kurushaho. Kuva uyu mugoroba ntihagagire ikintu kigutsinda ukundi mu izina rya Yesu. Menya ko ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Tahana ino message, ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Nujya mu kazi mu gitondo menya ngo Imana irahagurutse iragiye. Nujya mu muryango menya ngo ubumana burahagurutse buragiye. Uyu mugoroba amateka yawe ntazongeye kugucinyagaza. Aho watsindiwe ntibizongeye kukwicarira. Amakosa wakoze hashize ntazongeye. Am I talking to some people? Ese hari abantu ndi kuvugana nabo? Uva ahahise hawe nta mbaraga hagufiteho. Ibyo wanyuzemo nta mbaraga bigufiteho.
aho papa wawe na mama wawe batsindiwe, ndaguhanurira ntabwo uzahatsindirwa mu izina rya Yesu. Ese nshobora guhanura uyu mugoroba mu minota mikeya? Zamura ibiganza byabo. Aho bibanyu baguye, wowe uzaharebesha amaso wapepere mu izina rya Yesu. Ayo madepresiyo agutera kuva uyu mugoroba ndahagarara n'ijwi ry'Imana ku buzima bwawe. Izo depresiyo zigukurwa mu izina rya Yesu. Ayayayayayayaya. Hagira umuntu uzamura ibiganza avuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'Imana buri muri wowe, gukiranuka kw'Imana kuri muri wowe, ubuntu bukubeshaho buri muri wowe, ubuntu buzatuma ukomera bukuriho. Ndi hano uyu mugoroba, bazamura ibiganza byawe. Ndumva uyu umwuka w'Imana anyobora iki kintu. Zamura ibiganza byawe. Nagira ngo mvuge iki kintu. Nubwo iwanyu batsinzwe n'ubuzima, nubwo iwanyu badivosinze, nubwo nawe ukomera iwanyu, nagira ngo ubwire ngo hari ubuntu bw'Imana wowe bukuriho. Hari ubuntu bw'Imana wowe bukuriho. Amahanga uzayagenda, ubutunzi uzabubona. Umva, biraba ngo itarimanye umwana wayo, n'iki kindi ibyo bikuriza uzabibona. Ifeza n'izahabu nabyo nibye. Iyaguhaye ubugingo buhoraho yakwima ifeza oya. Uyu mugoroba wongera uyigirire icyizere. Kwiga uziga, kubaka urugo uzubaka urugo, gutunga amamodoka ni ibyacu. Umva, ntabwo ari byo by'ibanze, ariko ni ibyacu. Birava ngo mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose. Icyiza cyacu, ubuntu buturiho ntabwo butwemera kujya gushaka ibyo, ahubwo ubuntu buturiho bukurura ibyo ngibyo bukatuzanira. Wiraze inshinga n'iby'Imana itarakora, tuza, hari ubuntu bukuriho. Reka nkubaze, aho Imana yagukuye yabikugejeje aho ikugejeje kugira ngo itumuseba? Oya, ubuntu buracyariho. Reka mbabwize ukuri, ubuntu buracyagendagenda, ubuntu buracyakiza. Iyo ndwara munsi y'ubu buntu ndahanura ku buzima bwawe, iyo ndwara kuvira ijoro igukurwemo mu izina rya Yesu Kristo. Yes, ayo madeni muri ubu buntu mu izina rya Yesu uyakurwemo mu izina rya Yesu. Ubuntu buri muri kiri kirere. Ndumva umwuka mbwiye aka kantu. Igihe Yesu yagombaga kuvuka, ubuntu bw'Imana bwagendagendaga muri Yerusalemu bugwa ku mugore witwa Mariya. Gaburiyeli araza aramubwira ngo uhiriwe we. Ndumva ijwi ry'umwuka w'Imana rimbwira ubuntu buri kugendagenda ahantu. Muraza gusohoka imiryango yanyu babwire murahiriwe. Mu kazi bazakubwira urahiriwe. Ese hari umuntu undi guhanura ku buzima bwe? Inshuti zawe zizakubwira ngo urahiriwe. Abanzi bawe bazakubwira ngo urahiriwe. Umva, uyu mugoroba ubuntu butahanye buzatera n'ababanga kubahereza. Feva mukuye aha hantu uyu mugoroba, zamura ibiganza byawe. Ndahanura feva idasanzwe ku buzima bwawe. Vuga cyane ngo I receive it. Ndahanura feva y'Imana ku buzima bwawe. Ubuntu budasanzwe bugeretse ku bundi buntu bube ku buzima bwawe. Ubwo buntu bube no ku muryango wawe mu izina rya Yesu. Ubwo buntu bube ku bana bawe, ubwo buntu bube ku muryango wawe, ubwo buntu bube mu nzu yawe. Ndahanura munsi y'ubu buntu nta kibi kizegera ihema ryawe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo nta kibi kizegera ihema ryawe. Imbere yawe ni heza. Witinza amaso kuri ibyo bitagenda neza. Ubura amaso urebe ubuntu buvugana nawe. There is a grace of God. Ubuntu bwagucunguye ntabwo bwasubiyeyo, buracyari kumwe nawe. Ubwagucunguye ku musaraba buzagucungura no kuri iyo ndwara, buzagucungura no kuri ayo madeni. Ubuntu buracyahari. Subirana ibyiringiro mu izina rya Yesu. Uri umunyembaraga no kurushaho. Ukurimo arakomeye kuruta ubarimo. Abo banzi urebe uzabarya nk'imitsima. Uhumura ntacyo uzaba mu izina rya Yesu. Urarinzwe mu buntu bw'Imana.
urarinzwe mu buntu bw'Imana. Abana bawe bararinzwe, urugo rwawe rurarinzwe, business yawe irarinzwe, ministry yawe irarinzwe. Zamura ibiganza byavuye ngo urakoze Yesu. Pila kasala marakada. Ndumva hari imitima iri guhembuka uyu mugoroba. Wumvaga ko byarangiye, hari umuntu uri hano wumvaga byararangiye. Najya nkubwiye ngo ntabwo byarangiye. Ubuntu uvanye ahangaha bugiye kongera bw'accelerating ubuzima bwawe. Ubuntu twahawe muri Kristo bugira icyo bwita speed. Ibyo watakaje uzabibona byikubye mu izina rya Yesu. Ibyo ubona ko watinze kugeraho uzabigeraho mu gihe gito. Icya kabiri, hari uguhembuka kudasanzwe. There is a restoration. Zamura ibiganza byawe tumushime uwo Mwami. Urakoze Uwera wa Isiraheli. Tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo ikoze hagati muri twebwe Mwami. Tukuzamura ibiganza nk'abera bawe. Turavuga ngo urakoze, urakoze. Urakoze kubw'indwara ukijije aha hantu. Urakoze kubw'ibyiringiro usubije mu bantu bawe. Urakoze kubw'ubuzima bwawe buri muri twebwe bugiye comparating hano ku isi. Ndabizi neza ab'i Kigali bagiye kutureba batuyoberwe. Nyuma y'iki giterane imbaraga zawe zigiye kuduterura zidukire mu bundi bwiza. Tugukomeye amashyi tukuvugirije induru. Turaguhimbaje. Urakoze mu izina rya Yesu. Uwo Mwami reka twongere tumuvugirize impundu. Twakira umubyeyi wacu. Tumukomera amashyi menshi. Thank you so much. Mwagize neza, turabakunda cyane Betsida. May God bless you. Shalom, shalom.